Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Imigani 15:13. Hari inama zigera ku 9 zagufasha guhora wishimye, zatanzwe mu gitabo 9 Habits of Healthy Christian cya Julian Merigosa ku ipaji yacyo ya 16 n'iya 17. Icya mbere, ujye ukunda gushima. Kabiri, ujye ukunda kwibanda ku bintu byiza aho guza intekerezo ku bitagenze neza. Gatatu, ugomba kwirinda intekerezo zihangayitse. Kane, kwimenyereza kugirira neza bose utarobanuye. Gatanu, ujye ukunda kubabarira. Gatandatu, jya wimenyereza kunezezwa n'ibyiza ubona, kabone n'ubwo byaba byoroheje. Karindwi, ujye wimenyereza imibereho y'iby'iyobokamana. 8, ujye wimenyereza kubana neza n'abandi. 9, ugomba kwisobanukirwa, ukamenya aho ugira intege nke ndetse n'aho ugira imbaraga.